Bajya gukora filime ya Titanic abantu babibonaga nko kujugunya amafaranga kuko James Cameron wanditse akanayobora iyi filime yari yarakusanyije yarenga miliyoni 200 z'amadolari. Tutirengagije ko byari muri za 90 y'ikoranabuhanga ryari rikiri hasi. Ni gute James Cameron yifashishije amateka y'ubwato bwarohamye bwa Titanic ngo abukoremo filime yigaruriye imitima ya benshi ku isi. Iyi filime ya Titanic ikaba ivuga ku buzima bw'umukobwa witwa Rosa uhatizwa gushakana n'umugabo w'umukire, ariko akaza gukundana n'umutipe witwa Jacques bahuriye mu bwato. Aba bombi Jacques na Rosa bahurira mu bwato ubwo Rosa bagiye kwiyahura kubera ubuzima babayemo atifuza. Ubu bwato bw'igitangaza nta mutarifuza gukora urugendo rwabwo rwa mbere. Kuri Rosa uru rugendo nta kintu rwari ruvuze dore ko yari abayemo ubuzima atishimiye bwo guhatizwa kubana n'umuntu w'umukire. Kuri Jacques kugenda muri ubu bwato ntabwo cyari ikintu gisanzwe dore ko kujyanga nabona itike byamusabye gukina urusimbi. Uyu Jacques usanzwe ari umuhanzi ushushanya aba ari hejuru ari kunywa itabi mu gihe Rosa bari kugerageza kwiyahura. Bijya gutangira James Cameron yari ari gusoma igitabo cyari gifite cover y'ifoto y'ubwato bwa Titanic. Iyo foto yagaragazaga ubwato bwa rutura bwarohamye mu ndiba y'inyanja ya Atlantique aribwo Titanic yarohamye mu 1912. Kuri James Cameron ntabwo yari ifoto yari isanzwe. Yahise atangira kwibaza ukuntu ubwo bwato bwarohamye yumva ashaka kubishyira mu mashusho. Akivaho yahise yegera studio zitandukanye azumvisha ko agiye kujya mu birometero 4 hasi y'inyanja gufata amashusho y'ubwato bwa Titanic bwari bumaze imyaka myinshi burohamye. Mu gikorwa cyo gufata amashusho y'ibisigazwa by'ubwato bwa Titanic dore ko aya mashusho yari yatangiriye iyi filimi ndetse akanayisoza. Ibi kuri studio ya Century Fox ntacyo byari bivuze kuko bo babonaga ari inkuru y'ubwiyahuzi. Kuri James ntabwo yari inkuru yari igiye kuvamo filimi gusa ahubwo yari amateka yashakaga ko abantu biyumvisha. Dore ko yahise yegeranya ubuhamya bw'abarokotse iyo manuka ndetse na documentaire zakozwe ku manuka y'ubu bwato bwa Titanic. James arangije kwandika script ya Titanic we na timu ye bahise bubaka ubwato bwa rutura kopi ya Titanic muri Mexico ahitwa Rosarito, Baja California. Century Fox ijya guhitamo ahantu yabonaga ariho hari ubutaka bwegereye inyanja kandi bwisanzuye. Si ibyo gusa kuko hari hanahindutse mu myaka za 90. Bahubatse ubwato bwa rutura 90% ku bwa Titanic yarohamye mu 1912. Cyari igitekerezo kitumvikana ukuntu bari bagiye kubaka ubwato bungana nka Titanic bakongera bakabusenya. Ubwato bwa Titanic bwarohamye bwari bufite metero 269 mu burumbarare, metero 28 mu bugari ndetse na metero 53 mu burebure. Mu gihe ngubu James Cameron yarubatse na timu ye bwari bufite metero 236 z'uburumbarare na metero 24 z'uburebure, naho ubugari bwo bakoze igice kimwe kugira ngo bagabanye igiciro dore ko bwuzuyeho batwaye akayabo ka miliyoni 20 z'amadolari. Bikaba byarasabye abakozi barenga 500 bakoraga ijoro n'amanywa, bukaba bwaratwaye iminsi irenga 120 ubwo n'amezi 3 kugira ngo babwubake. Bimwe mu bintu byatumye buno bwato buhenda nuko James Cameron yari yaritaye kuri buri kintu cyose cyakiri muri Titanic kugira ngo nacyo kizagaragare muri ubu bwato bari barimo gukora. Gusoza kubaka ubu bwato ntabwo byari birangiye kuko James Cameron yashaka ko ubu bwato burohama. Mu gihe biteguraga gushutinga iyi filimi, Cameron yatanze komande ya kamera zari zitarabaho muri iyo myaka ndetse n'izindi z'umwihariko zashoboraga gufata amashusho mu mazi. Si kuri kamera gusa kuko yakoresheje n'amakrane stand yashoboraga gufata kamera ku ntera ndende. Ibi byose byaje kwifashishwa by'umwihariko kuri iriya sequence y'aho ubwato bwa Titanic burohama. Kamera zirenga 6 zose zarakoreshejwe kuri iriya sequence y'aho ubwato burohama. Kuri James Cameron ntabwo kamera imwe yari ihagije kugira ngo ifate buno bwato burohama. N'ubundi ibi biramenyerewe Hollywood gukoresha kamera nyinshi kuri scene imwe kugira ngo birinde gusubiramo amateke menshi. Amashusho y'ibanze ibi bizwi nka principal photography bayashutinze igihe kigera ku minsi 160, harimo igihe bashutinze iriya nkuru ya Jacques na Rosa ndetse n'izindi scene zose zibera muri ubu bwato. Byafasha andi mezi 2 mu gufata amashusho ya miniature aho bakoze ubwato bwa Titanic buto cyane kimwe cya 45 kugira ngo bagaragaze details z'ubwato. Ibi byo byakorewe muri studio Digital Domain n'ubundi ya James Cameron. Amashusho yose yari akenewe kugira ngo agaragare muri iyi filimi yatwaye amezi 10 kugira ngo abe yafashwe yose. Mu gihe bafataga amashusho rimwe na rimwe ibyuma byangaga gukora kubera ubukonje. Ntabwo ariyo mbogamizi bahuye nayo gusa dore ko ubwo bari kuri set amafunguro yaje kwanduzwa n'ikinyabutabire cya PCP. Ibi byaje gutuma abarenga 60 bajya mu bitaro mu gihe cy'iminsi 3 bidindiza umushinga w'iyi filimi. Na James Cameron ubwe yarabiburiyemo ubuzima dore ko igihe kimwe ubwo bafataga amashusho hasi mu mazi agatiyo kacagamo umwuka yahumekaga kaje gucika. Ibi byaje gutuma nawe ajya mu bitaro ariko bwakiye n'ubundi agaruka kuri set. Ntabwo ari ababonyine gusa dore ko n'umukinnyi wayo w'imena Kate Winslet ukinamo yitwa Rosa nawe yaje kubirwariramo pneumonia. Nubwo imbogamizi zari nyinshi Cameron ntabwo yigeze abyitaho kuko hari n'igihe scene imwe bayifataga inshuro 5 ndetse n'inshuro 10 kugira ngo zigire umwimerere uriya twabonye. Bamwe mu bo bakoranaga baje gusezera kuko babonaga ibyo Cameron yari arimo ari ubusazi. Kuri James Cameron nk'umudirector ntabwo kurangiza gufata amashusho byari birangiye kuko kuri we nibwo akazi kari gatangiye ko editinga.
Ikindi kintu gitangaje ni uko bamaze kweditinga ino filimi yagize amasaha 4, ibyatumye Century Fox itegeka Cameron kugabanya icyo gihe, nawe mu gusubiza kuzuyemo urwenya rwishi avuga yuko aho kugabanya iyo filimi babanza bakamurasa. Byari biteganyijwe ko iyi filimi igomba gusohoka mu mpeshyi 1997, ariko bigeze mu gushyiramo visual effect byaragoranye cyane kuko bagombaga gushyiramo amashusho ya visual effect arenga 400 ari agaragaza ubwato buri mu nyanja. Byasabaga amasaha arenga 10 kurendarenga niburi segonda rimwe y'ubu bwato buri mu nyanja. Ibi byabaye imbogamizi cyane, nubwo aba visual effect artist bari bakoze software yagombaga kuborohereza akazi mu gukora visual effect, ntibyabuze kubatenguha. Rimwe na rimwe James Cameron yangaga visual effect azishinza kutaba realistic. Ibi byaje gushyira igitutu ku ba visual effect artist, dore ko deadline yendaga kubafata kugeza igihe bari basigaye bakora amasaha 120 mu cyumweru. Ikindi kintu gitangaje, iriya ndirimbo My Heart Will Go On ya Celine Dion yaje itunguranye, ntabwo James Cameron yari yateganyije soundtrack y'iyi filimi, dore ko iki gitekerezo yari yaragiteye utwatsi. Umwanditsi wayo James Horner yayikoze mu ibanga ahitamo Celine Dion ngo bari buyiririmba. James Cameron akimara kumva agace gato yakare kararikodinzwe, ino ndirimbo yahise ayikunda ndetse ahita anategeka yuko yazanakoreshwa muri ino filimi. Iyi ndirimbo yaje gukundwa dore ko yagurishijwe kopi zirenga miliyoni 18. Iyi filimi ijya gusohoka benshi barimo na studio ya Century Fox, ubu ngubu isigaye ari Century Studio, bari biteguye igihombo, ariko siko byagenze, dore ko iyi filimi imaze kwinjiza akayabo ka miliyari 2 na miliyoni 264 z'amadolari. Bivuze ko kuri budget ya miliyoni 200 z'amadolari bungutse miliyari 2 n'ubundi z'amadolari. Si ibyo gusa kuko ino filimi ifite Academic Award, ibihembo bizwi nka Oscar zigera ku 11. Muri izi Oscar hakaba harimo icya Best Visual Effect n'icya Director mwiza ndetse n'ik'indirimbo nziza yo muri filimi. James Cameron yaciwe intege n'ibyo yumvaga, yakomeje kubaka inkuru atitaye ko Century Fox yagombaga gushyira amafaranga muri ino filimi itari yakunze ino nkuru. Kugira ngo udacikwa n'ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi, kora subscribe na share, urabudufashije cyane.